aho Adamu na Eva bakoze icyaha bashonye imyenda mu makoma, Imana ibonye itabakwira ibadodera imyambaro y'impu irayibambika. Uruhu rwabonetse hapfuye itungo. Iryo tungo ryapfuye kwikubitira ni umubiri n'amaraso bya Yesu. Iri tungo ripfuye ari ingororano z'ibyiza bakoze, n'amarushanwa batsinze n'igikombe bahawe, cyangwa ripfuye ari ibibi bakoze? Ripfuye kubera ibibi bakoze. Ubwo none ubwo uko ndajya nzamuka tuzamukane kuva mu ntango y'umubiri n'amaraso bya Yesu ni iby'abanyabyaha. Uzi ko wari umukiranutsi ntakaryeho. Ubwo naho dutandukanira nabo mbenshi zirungu. Umubiri n'amaraso bya Yesu kuva bitangira kugeza aho bizasoreza ni iby'abanyabyaha. Dieu n'a pas laissé les hommes les souhaits de décider qui doit se présenter dans de telles occasions. Ngo nta muntu n'umwe kwisi Imana yigeze ihakaze ko kugena abarajya kufungura rugero ngo wakiha uwo murimo ngo yabayiha umurimo utari wowe. Inyuma niho banditse ngo abantu bamwe ngo batari abakozi b'ukuri no kwera ngo bajya bifuza kuza ku ifunguro ryera ngo ntimukababuze. Ngo icyaha cyakorewe ku mugaragaro ngo nicyo giheza nyiracyo. Ngo nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo umuntu we ni ubwe wiheza, kandi uwiheje ku ifunguro aba yanze kwihana, abazanarimbuka. Sinzi nuko byumva buriya uwiheje aba yanze kwihana abazanarimbuka, kuko muri wa muhango wo kozanya ibirenge haranditse ngo bakikoza ibirenge nawe wature ibyaha byawe. Nicyo usabwa, kesha kese prouve par soi swame wehihane, nicyo usabwa. Nawe twese dutunzwe n'imbabazi. Niba tuboneye mu mitima tuzagera mu ijuru. Katugiye kuri Holy Communion, ifunguro ryera ni 50, utundi tukaza ari inyongera. Ntirihera muri Matayo 26, oya rihera mu Itangiriro 3:21, aho Adamu na Eva bakoze icyaha bashonye imyenda mu makoma, Imana ibonye itabakwira ibadodera imyambaro y'impu irayibambika. Uruhu rwabonetse hapfuye itungo. Iryo tungo ryapfuye kwikubitira ni umubiri n'amaraso bya Yesu. Ubwo murongo wa mbere ndabonanyije. None akantu tugiye guhagikamo gato ni ukwibaza ngo mbe iri tungo ripfuye ari ingororano z'ibyiza bakoze, n'amarushanwa batsinze n'igikombe bahawe, cyangwa ripfuye ari ibibi bakoze? Ripfuye kubera ibibi bakoze. Ubwo none ubwo uko ndajya nzamuka tuzamukane kuva mu ntango y'umubiri n'amaraso bya Yesu ni iby'abanyabyaha. Uzi ko wari umukiranutsi ntakaryeho. Ubwo naho dutandukanira nabo mbenshi zirungu. Umubiri n'amaraso bya Yesu kuva bitangira kugeza aho bizasoreza ni iby'abanyabyaha. Uzi ko we ari umukiranutsi cyetse bavuze ngo naveho yaje kuducura. Ubwo naho dutandukanira n'abadive, kuko bajya bavuga bati maze rero namwe murabibona nyine babandi nyine kabaciwe nyine nabazi ko bafite ibibazo nyine nabo bagira ubwenge. Ubwo ariko kugira ngo vaho wiheze, bakumva ko bo abarayisigara ari abadafite ikibazo. Umunsi uzavuga ko udafitanye ikibazo n'Imana nacyo azaba ari ikindi. Ni urwa mbere rwa Yohana igice cya kangahe nituvuga ko nta cyaha dufite? Ni icya kabiri umurongo wa mbere. Oya ta ni urwa mbere. Ni urwa mbere rwa Yohana igice ni icya kane umurongo oya ni igice cya mbere umurongo wa 10. Nituvuga yuko ari nta cyaha twakoze tuba tuyise umunyabinyoma, kandi n'ijambo ryayo ntiriba riri muri twe. No guhangara kuvuga ko we nta kibazo ufite, ko ariyo mpamvu ukwiye ku kintu runaka, nicyo ni ikibazo. Ubwo umurongo wa 8, umurongo wa 8 kugeza 10 mbese. Ubwo aho ndaharangije. Noneho rero iri funguro ryera kuva 12 hasa na wa murongo twahereyeho.
ni agatama nanone kapfuye gasizwe ku nkomanizo z'umuryango, Abisirayeli bararindwa, Egiputa irarimbuka. ubwo nako kavuze umubiri n'amaraso bya Yesu, kariwe n'abantu bakurikira. Umurongo wa 4, niba inzu ari nto, ubwo murongo ntabwo uvuze ngo ni inzu ya metero kuri metero, ahubwo inzu nto ni umubare w'abayirimo. Murye uko imirire y'umuntu iri. Ibyo birasobanuye ngo harimo umukuru hakabamo n'umuto, ngo wese bamuhi intongo uko imirire y'umuntu iri. Ubwo Pasika iyo yariwe n'abakuze, iribwa n'abato, kandi iribwa n'ab'inzu yose. Ni umubiri n'amaraso bya Yesu. Ndongeraho igihamya. Abakurambere n'abahanuzi y'Igifaransa ya kera, paje 251 haranditse ngo n'Abanyegiputa baraza basaba Abisirayeli kubashyira mu mazu yabo, babakirana umunezero, umwana w'intama Pasika urabagwa, nuko nabo bararokoka. Ubwo n'umushyitsi ariye Pasika. Ikigo kivuga iki? Iyo ndebera ikigisho ko cyitwa, ni imwe ya kera, ni 251, ariko ni nani Pasika tu. Oya, reba Pasika cyangwa bava mu Egiputa. Ubwo nibabe barabireba. Ndakomeje kuri iyi Pasika n'amasomo ya Bibiliya. Ubwo umurongo ugorana ni Kuva 12:23 kugeza 27. Uko abana banyu bababajije bati uyu muhango n'uwiki, muzababwire ko ari Pasika y'Uwiteka. Ubwo ikibazo kikibazo ngo aba bana bazavuga ngo uyu muhango n'uwiki batari kuwureba. Ubwo n'umurongo wa Bibiliya. Bareba badakoraho. Niba banareba badakoraho nabo ubu barabyishe. Ubwo nge ndavuga abadive, kuko iyo bagiye kujya ku funguro ryera babanza gushaka umuntu uraragira abana, ukabana burira amadirishya bakarunguruka kubita bakamanura. Ariko aba bana bo bazabaza ngo kandi ni 12:26, uko abana banyu bababajije bati uyu muhango wanyu n'uwiki, uyu this ceremony, uyu muhango wanyu n'uwiki. Ubwo ntabwo wabaza icyo utari kureba, cyangwa se niba hari ukundi bisobanutse ko barebaga gusa bo ntibakoreho. Ubwo nacyo turaza yenda kukirebera hamwe. Ubwo twe tukizera ko Pasika niyo umunyabyaha kwanza yariwe, n'umuntu mukuru yariwe, n'umwana yariwe, n'umushyitsi. Ubwo hari amasomo menshi basoma bati kubanza gukebwa nibyo no kubanza gukebwa nako niko, ariko twe tuzi gukebwa ku buryo bubiri. Hari uko umubiri hakaba nuko umutima. Amasomo murayazi. Naho Imana ivuga ngo nzahana bakebwe ku mubiri ariko batakebwe hehe? Ku mutima. Ubwo twebwe ibintu bigaragara by'inyuma ntitubiha agaciro cyane nk'iby'imbere bitera iby'inyuma kubaho. Ubwo mwabyumvise buriya. Kandi muri twebwe akaba ntawe ushinzwe kumenya ibiri muri ngewe imbere cyose Imana yonyine. Noneho rero ubwo aha ndahavuye. Ingoma ya 2:30. Ingoma ya 2:30. Umurongo wa 25. Ubwo umutwe w'amagambo baziririza Pasika. Iteraniro ryose ry'Abayuda n'abatambyi n'abarewi, n'iteraniro ryose ryavuye ibw'Isirayeli, n'abashyitsi bavuye mu gihugu cy'Isirayeli, n'abatuye Ubuyuda baranezerwa. Wa 25. Mwumva bari kwiyi Pasika nge nibo nashatse. Iteraniro ryose ryavuye ry'Abayuda n'abatambyi n'abarewi, n'iteraniro ryose ryavuye ibw'Isirayeli, harimo icyungo, n'abashyitsi bavuye mu gihugu cya Isirayeli, n'abatuye Ubuyuda bose baranezerwa. Iyi yari Pasika. Ubwo noneho rero Kuva 12 umurongo wa 14, Pasika yari yahawe Abisirayeli ngo bajye bayizihiza buri mwaka, ngo iburwibutso. 12:14 mujye mukandika ngo Pasika ibe mujye muri yizihiza mu bihe byanyu byose iburwibutso. Noneho umunsi Pasika yari ihagaze
haje ifunguro ryera ngo ribe urwibutso. Luka, ubwo bimwe ndi kujya mbitaruka, namwe muzi ko buri mwaka bizizaga Pasika. Yesu agiye gupfa ngo abe Pasika, Yesu agiye gupfa ngo abe Pasika. N'Abakorinto ba mbere 5:7 ngo kuko Pasika yacu yatambwe niwe Kristo. Ngira ngo byo murabizi. Yesu agiye gupfa ngo abe Pasika, ntabwo arasiga atahasize urwibutso. Luka Luka 22 umurongo wa 19, yenda umutsima arawushimira, arawumanyagura, arawubaha, arababwira ati uyu n'umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukorera mucya kugira ngo munyibuke. Kuva Pasika muyikore ibe urwibutso, none ifunguro mukore mucya kugira ngo munyibuke. Umunsi Yesu yari abambwe niwe Pasika, yari ihagaze ariko nk'ejo hayibanjirije yatanze ikizayisimbura aricyo funguro ryera. Bifitanye isano rero. Nuba ngo ifunguro ryera na Pasika bifitanye isano. Ubitandukanije, kuko ibindi ngiye kubaha n'ibihamya gusa, uramutse ubitandukanije ngo kimwe gikora ukwacyo ikindi kigakora ukwacyo, biba bivuze ngo ifunguro rizaribwa n'umuntu umwe, ni umugabo gusa. Muri birazanyu nta murongo w'umugore n'uyu n'umwe, keretse uhimbye cyangwa ugapapira, nta mugore wari ifunguro ryera. Mwanyumvise? Tutagiye no muri bya bindi ngo bariririye hejuru, ngo baririye nijoro, nta mugore wigeze arya ifunguro bo. Twe tuzi ko mu mwuka baraririye, ariko umurongo wahoranije ngo baraterana ngo bozanye ibirenge ngo harimo n'abadamu, ntawo. Umurongo wahoranije ngo bozanye ibirenge harimo n'abana, ntawo. Ubwo n'ibisobanuro byanditswe ugomba kuvuga ibintu nkuko biri. None ubwo tugiye kwibaza ngo uyu mwana yarariye kuri Pasika, umushyitsi arariye kuri Pasika, ubwo umugore yarariye kuri Pasika, ko nabari mu nzu bose bayiriye. None tugiye kwibaza ngo ifunguro ryera ryayisimbuye, twabona nibura akarongo kamwe kerekana ko buri wese nkuko bariye yaryaho. Ndawufite. Ni Yohana 6 umurongo wa 35, mwumva imirongo turasoma. N'uwa 35, n'uwa 37, n'uwa 53, n'uwa 54. Ndayivuga kuko ndayizi mu mutwe. Mume n'uwifuzwa ibihe byose. Yohana 6:35 haravuze ngo ninjye mutsima w'ubugingo. 3:7 uza aho ndi sinzamwirukana na hato. 5:3 kugeza 5:4 utarya umubiri wanjye ngo anywe n'amaraso yanjye nta bugingo azabona. Ubwo twe twizera mbeshi zirungu ngo utarya umubiri wa Yesu ntanywe n'amaraso ya Yesu, yaba umwana cyangwa umugabo, yaba umugore cyangwa umugabo, yaba ukuze cyangwa iki, utabirya nta bugingo azabona. Noneho ubwo bari twaburana bati ibyo Yesu ari kuvuga imvugo y'umwuka si ifunguro. Njye ubwo ni igihamya ngiye kubaha kwiyi mirongo ivuze ifunguro. Sinzi niba muri kunyumva buri. Ni igihamya ngiye kubaha gusa ko iyi mirongo nsomye ivuze ifunguro ryera. Ngaho mubikore munyibuke ni cya kangahe? Ngaho ni cya 72. Ubwo mu Kinyarwanda ngiye gusoma page ya 565. Ni ya mirongo batangije, ndaheramo hagati. Iyo paragrafi nyiheremo hagati. Urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye, mbiheremo hagati, ntabwo yose nayisomye. Aguma muri nge nanjye nkaguma muri we, nkuko data uhoraho yantumye nanjye nkabaho ku bwa data, nikundya nawe azabaho ku bwanjye. Uyu murongo witaye cyane ku ifunguro ryera. Nicyo nandi kubasomera gusa ntacyo. Nuvuga ngo iki gicu gikurikiranye ubwo bayita yose ko bayitondetse haraguru, ariko nyine nasomye karagavuze ngo uyu murongo witaye cyane ku ifunguro ryera. Twebwe rero nk'abatumwa abanyabyaha, umwana dushaka kumujyana mu ijuru, ntazajya yatari umubiri ngo anywe n'amaraso bya Yesu. Umushyitsi wadukundira nawe tuzamujyana, kandi ntazagiraho icyitwa umushyitsi, azaba nyir'urugo.
umunyabyaha wese ubyemera niwe twatumwe. Umugore nuko nta kindi, Yesu niwe mutima w'ubugingo. Iyo avuze ngo unzaho sinzigera mwirukana, tubuza umuntu wese witambika hagati y'umutima n'umunyabyaha. Uwo yaba ari akandi kazi yihaye, nta Mana yigeze ikamuha. Noneho ndome ko kuduhamya. Noneho rero rengera ubuzima ya kabiri, ngo uyu mwana ku ifunguro. Barahera ya Pasika. Ni nk'amategeko ko abagabo n'abagore bafite imico ishimishije itarangwamo inarinjye ari 60. Ni nk'amategeko ko abagabo n'abagore bafite imico ishimishije itarangwamo inarinjye ari ababyimenyereje bakiri bato. Urubanza ruheruka rutaragera ku Banyegiputa, igihe cyo kwica abana b'imfura, Imana yari yategetse abantu bayo guteraniriza abana babo mu ngo zabo. Bategetswe gusiga amaraso ku nkomanizo za buri nzu, maze ngo umuntu uri muri iyo nzu aba afite ubwishingizi bw'uko ntacyo ashobora kuba. No muri iyi minsi ababyeyi bakwiriye kuba hamwe n'abana babo kugira ngo bubahirize ibyiza bakesha amaraso ya Kristo yabacunguye. Mu Cyongereza haranditse ngo under the bond of covenant, ngo nibakusanyiriza abana babo ngo munsi ya bond of covenant ni ifunguro ryera. Ni mu Cyongereza, ni Ministry of Healing iri hano. Rero bahere kuri bya bindi by'Abayuda ngo bateranirije. Mwibuke ko icyasimbuye kijya ni iki? Ni ifunguro ryera. No muri iyi minsi ababyeyi bateranye bubahiriza amaraso, ibyiza bakesha amaraso ya Kristo wabacunguye, bazaba bari kumwe n'abana babo. Mu Cyongereza baravuze ngo nabo bazabazane ngo babatwikirize ngo bond of covenant ni ifunguro ryera. Ubwo icyo nta kindi ndenzaho, ariko muzasome n'uwifuzwe byose. Ahavuze ngo kambaye icyigisho, muzakisomere. Iri he yindi y'Igifaransa ngiyi ni icyigisho cya nimugisoma neza kizabafasha cyane. Ni icyigisho cya 500 oya ni icyigisho cya 56 cyitwa Yesu aho abana umugisha. Ariko ijambo rikomeye nshaka gusomamo uyu munsi, nanone abana nibo babanguka kumva inyigisho z'ubutumwa bwiza, imitima yabo ihora ikinguriye kwakira ibivuye mu ijuru, kandi bafata vuba ibyigisho bigishijwe. Abana batoya cyane bashobora guhinduka abakirisito bo ku rugero rwabo, bashobora guhinduka abakirisito bari ku rugero sinzi ngo ni cya 56. Noneho mubigisha iby'umwuka kugira ngo imico yabo izakure isa n'iya Kristo. Nshaka havuze ngo ubwo nari nsomye 510 mu Gifaransa, mbereho ngeze 512, ngo igihe Yesu yacyahaga abigishwa be kuko babujije abana kumusanga, ngo yarabwiye iri jambo mu byumba are porosha aux apôtres d'empêcher les enfants de venir à lui. Ubwo yacyahaga intumwa ziri kubuza abana kumusanga, Jésus s'adressa à des disciples de tout l'état. Yarabwiye abigishwa be bibihe byose. Mwumva abo yarabwiye membres officiels de l'église, yarabwiye abayobozi b'itorero, prédicateur yarabwiye ababwiriza, assistant yarabwiye abafasha babo, et simple chrétien yarabwiye n'abakirito muri rusange. Nanyibise buriya. Noneho Jésus attire les enfants et il nous dit, Yesu wararika abana kandi aratubwira ngo laissez-les venir, mubareke basange. Ngo c'est comme s'il disait, s'il nous disait, ni nkaho yakatubwiye ko iri venero si vous ne les empêchez pas, bazaza nimutabazitira. Ngo ni nkaho yavuze ngo erega nabo bazaza nimutagenza ute, nimutabazitira. Ntawe uzitira umwana rero, ahubwo buri wese. Kandi no kubwira nukuze ngo niyibonaho amafuti yiheze na makosa, ahubwo buri wese niyisuzume, yisuzume, niwibona uri mubi wihane. Ni nawo muhango wo kozanya ibirenge, ngo muzawusome muri Jezekiri, ngo bari kukoza ibirenge ngo uzaba uri kwatura ibyaha byawe. Nicyo cyatumye ushyirwaho, biranditse muzabisome. Nakubwira umuntu ngo nubona uri mubi ngo weho ngo utekure, twavaho tugataha kuko ndi mubi. Niyo nsinziye mba ndi mubi, niyo nsenga mba ndi mubi, turi babi. Ubwo iyo ni inyigisho ipfuye tutemera. Ikindi mvuga kuri iyi ngingo,
ni umushyitsi. Mbese mu itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi bataragwa hari umushyitsi waje ku ifunguro. Ni ipaje ndaba ni ipaje ndaba evangelize. Mu gifaransa ni 251. Mu gifaransa ni 251. Mu cyongereza ni 276. Oya ntakibaho. Ni ibwirizabutumwa evangelize cyangwa se evangelism. 251. Icyongereza ni 276. Ntabwo ndabisoma ntabatinze. Haranditswe ngo ni umuntu w'umushyitsi utari umudivantiste bagiye ku ifunguro nawe baramurarika. Ahageze baramubwira ngo bagiye kumanga wo kozanya ibirenge ngo arabaza ngo ni ngombwa ko mbere yo kurya nanjye noga ibirenge. Ngo bene data baramubwira ngo ntabwo aragaha. Ngo ariko ngo ntibambuza. Hepfo ngo ariko ngo nta kikubuza kwinjira ku meza y'umwami. Arinjira asangira n'abandi. Arangije ngo aranezerwa. Asaba madame ati kumusura. Aramusura. Ngo baraganira basengera hamwe. Amuha ibitabo 3. Ni yamuhaye intambara ikomeye, abakurambere n'abahanuzi na kugana Yesu. Ngo aramubwira ngo nejejwe nuko mbonye nzabona mu mucyo nguzambashisha guhangana n'abanzi bo kwizera. Ngo arangije mbere yuko asiga umuryango we ngo ajye kubwiriza idini yabagamo ngo arabatizwa. N'abadive baguye muri index bari gusobanura aya magambo somye barandika ngo nabo baguye barandika ngo Sainte Seine ifunguro ryera. Renos Adventistes désirent de participer à la Sainte Seine. Abatari Abadiventiste bashaka nabo kuza ku ifunguro ryera doivent être accueillis, muzabakire. N'abadive baguye iki cyo bagenje ute barakiza. Utari umudive uje ku ifunguro ryera muri appendix. Ntabwo ari appendix ni index. Magana 655. Ubwo n'utari umudive nabo bemera ko utari umudive uje ku ifunguro ryera yakiko. No muri kanuni barabyanditse ngo umuntu wemera Yesu ngo nubwo yaba atari uwacu ngo nabazaze ku ifunguro. Nuko nabo bakoze agashya. Iyo uje ku ifunguro ryabo uri umupanekote barakwakira ukarya. Iyo wihanyuka mu mudive bagushyira mu ishuri ry'umubatizo. Ukinjira mu ishuri ry'umubatizo nibajya ku ifunguro ntuzajya. Ibintu byo kurindagira rero twebwe ibyo ntitwabi. Wahaye umuntu ataraba wawe none yaje yenda kuba wawe niho umwimye ibintu bari utanasomye hari nk'ibintu bibabi bidatomoye bidasobanutse. Ngira ngo ibyo mvuze murabyumvise. Ubwo n'umushyitsi nawe tumubonye hehe ku ifunguro ryera mu gihe cy'Abadiventiste umunsi wa karindwi. Noneho umuntu witambika hagati y'ifunguro kiriya cyigisho muzagisome. Baravuze ngo kuba ku ifunguro ryera hariho uwo ukeka ko ari mu byaha ntibikureba. Ubwo muzakisome. Ni mazi kandi ngo nturuta Yesu warisangiye na Yuda kandi amuzi. Ngo umugambanyi yigira amahirwe yo gusangira n'abandi ku ifunguro. Ngo Yesu yuzuye impuhwe n'ubwuzu ngo mwoza ibirenge. Ngo mbega icyitegerezo yadusigiye. Ngo nous ne devons pas repudier celui que nous croyons dans le péché. Ngo ntitugomba kwirukana uwo tuzi ko ari mu cyaha no mu ifuti. Ngo ntabwo ari cyo cyitegerezo cya Kristo. Ngo ntitukanashyira urusika rudutandukanya nawe ngo rwarushaho kumusunikira ku rubuga rwa Satani ngo akaba umuhigo w'amenyo ya Satani. Hino barandika ngo icyaha cyakorewe ku mugaragaro ngo nicyo giheza nyiracyo. Ngo nta muntu n'umwe ushobora kuvuga ngo umuntu we ni ubwe wiheza kandi uwiheje ku funguro aba yanze kwihana abazanarimbuka. Sinzi nuko byumva buriya uwiheje aba yanze kwihana abazanarimbuka kuko muri wa muhango wo kozanya ibirenge haranditse ngo bakikoza ibirenge nawe wature ibyaha byawe. Nicyo usabwa kesha kese prouve par soi swame wehihane nicyo usabwa nawe twese dutunzwe n'imbabazi. Hepfo barandika ngo Dieu n'a pas laissé les hommes les souhaits de décider qui doit se présenter dans de telles occasions. Ngo nta muntu n'umwe kwisi Imana yigeze hakazi ko kugena abarajya ku funguro ryera. Ngo wakiha uwo murimo ngo yabayiha umurimo utari wowe. Inyuma niho banditse ngo abantu bamwe ngo batari abakozi b'ukuri no kwera ngo bajya bifuza kuza ku ifunguro ryera ngo ntimukababuze. Ubwo ari ikindi twarenzaho nuko mu ifunguro ryera icyakora
icyo nge nemera ntasomye ni uko umuntu tutiganye icyigisho atari umwizera cy'ifunguro ryera ntabwo yarakwiye kurihabwa ntabyo nasomye nkurikije ifunguro rikomeye ni ijambo ry'Imana tuhigira rimutera kwinira no kumenya ibyo arihana nuko arabigenza. Nge niho navuga ndi yenda cyeta nibyo biri kuvugwa ngo wari uri kwigendera yabonye imitsima arahubuka aza gusingira, ariko waje akiga kumva ibivuzwe ko agiye kwiyunga n'abandi, uko agiye kurahirira gukorera abandi akabyumvaho, ntumutwaje amatwi, nturi umwuka wera, mureke mwese muri nkongoro zahuriye ku ndumbi, uwo mwaga uwuvanye ngo kuko tugabura ifunguro ryera. Ndumva icyo nta kindi nakivuga. amagambo hano bampaye ndamwereka zibanze aje 117 neza cyigisho neza guta ngo gukiranuka mu materaniro yo gukomezanya. No wenda kuri paje 117 araho berekanye bavuga nyine ibijyanye nuko umugore agomba koza umugabo ibirenge, atagomba koza umugore. ndahazi. Noneho wenda uyu murongo nta gihamya navuga ngo kigaragara muri Bibiliya kivuga ko umugore agomba kurya ifunguro ryera, mbese wenda bo bahamya n'umwana nubwo n'umwana wenda babihenge bavuga ngo ngo mugomba kugira ishuri mwigishirizamo umwana, noneho ngo umwana yamugira iyo mico yagira kurya kurya ifunguro ryera akabona kugira ute bamushyiraho imyaka 12 yo mu Bayuda kandi bagasoma bampaye icyigisho ntago nibuka ni mubifuzo byose bavuga ko umuhango w'Abayuda umwana yagombaga kujyayo afite imyaka 12. Noneho bakagaragaza ko Yesu nawe yari iki yari akiri mu Yuda tarakaba nubwo ibyakorwaga n'Abayuda bibi ariko yari akiri mu bwoko bw'Abayuda. Noneho wenda aya magambo sinzi niba ushobora kuyanyunganisha kugira ngo izo mpungenge nanjye ziveho. Nabyumvise niba ngo ayo magambo ya Madame White muri icyo cyigisho ntabwo abujije umugore ku funguro ryera, ahubwo yerekanye ko ari jyaho. Ahubwo aho twari turi ni umurongo wa Bibiliya, kuko ibitabo bya Madame White ntibirwanya Bibiliya, wahinjije umugore. Noneho ayo mateka yo mu Badivantiste ba mbere tukayajya, ariko tuzi n'umurongo winjije umugore ku ifunguro ryera. Nta wundi ni ijambo rivuze ngo urya umubiri wanjye akanywa n'amaraso yanjye niwe uzabona ubugingo buhoraho. None umugore ashaka kuzabona ubugingo buhoraho, none umwana waba ushaka, undi wese abushaka, ubwo nicyo kibazo gihari. Noneho rero naho nubwo harimo byinshi bivuga muri uwo murongo, bari banagambiriye cyane guca ubwaka bwari bwabajemo. Icyo cyigisho kiri kurwanya ubwaka, aho bumvaga ko ngo umugore yatanika akaguru ngo n'umugabo akamwoza, nicyo cyari kigenderewe muri icyo cyigisho. Noneho Madame White ahubwo kuva kera kose muri Bibiliya dusoma ngo abo bagore ngo bozaga ibirenge by'abera, kubera umwakiro wo mu miryango byari bisanzwe ko umugore yoza ibirenge by'umugabo. Ariko Madame White abiyama ko bari mu materaniro nk'ayo ngayo hari umugabo wakoza ikirenge cy'umugore, nicyo cyari kigenderewe mw'iyo ngingo. Noneho yenda ahubwo hari amagambo abantu bajya bitiranya. Nusoma mu gihe cy'Abayuda, nusoma muri Jezekiri ijambo rivuze ngo mu Bayuda ngo bemereraga umwana kujya mu mihango yera afite imyaka 12. Wigasoma konyine, soma ngo mu Bayuda. Iyo wabaga warongoye umugore ukumva utamushaka waramusenda. Dusome twose mu Bayuda, kandi biranditse utubwira ngo ntabwo byanditse. Ntabwo iyo tugiye kujya ku funguro ryera tuyoborwa n'ibyo mu Bayuda, kuko ibyo mu Bayuda bakoraga ni byinshi kandi batatumwe n'Imana yo mu ijuru. Sinze wabyumvise buriya. Mu Bayuda iyo waga wapfuye bakuriraga iminsi 30. Mu Bayuda harimo ibintu byinshi byo mu Bayuda tudakora, no kujabika intoki. Uzajye mu gitabo kindi, ntago hava ntavuze ikindi gitabo cyitwa ibyo Abadivantiste bizeye, amahame 27 mu Gifaransa ni page 208. Uwitwa Frank uragifite aho ngaho kimpe, niba barashyizemo appendix
ntayo magambo niba bihuje amapaje. Uwitwa Frank ni umudive waguye. None nimba ivuga se ni icyitwa iby'Abadiventiste bizera. Ubwo ntabwo ngiye kugipinga kuko kirimo ibintu bizima. Niyo page ni iyihe? Nshaka avuze ngo mu kamenyero kacu. Oya, nshaka avuze ngo mu kamenyero kacu abana ntitubahe ifunguro gera batarabatizwa. Ubundi mu cy'igifaransa ni 208. Ndabivuga yenda murabishaka. Urabishaka. Noneho kambanze mbabwire iby'iki gitabo. Ntabwo cyari cya Ellen White. Ni cyiza, kirimo amateka meza, yagufasha muzanagisoma. Ariko ntabwo ari icya Ellen White. Niba mushaka kwemera ko atari iki kivuga amahame 27 bizera. Hasohotse cyitwa amahame 28 wongeye mwirinde. Iki gifite angahe? 28. Okay, none ubwo ufite igishya, twe dufite cya 21. Niko cyitwa 27 vérité fondamentale. C'est que croise Adventiste. Ubwo kumva nta kibazo kijemo. Niba abantu bizera amahame 27 none buno bukeye ari 28 ntabwo turwanije ibirimo byose, ariko ni icyo kwitondera. Ari amagambo rero avuga ngo mu kamenyero kacu niko handitse ngo bana ntitubaha ifunguro batarabatizwa. Munsi bashyizemo akabare ngo rimwe, bajya inyuma kugasobanura baravuga ngo ibi byavuzwe na Pasiteri Frank. Ibya Frank rero ntabwo bijya bidukereza. Ya Frank ibyo ntibidukereza, dukererwa tugeze ku byavuzwe n'umwuka w'Imana, tukareba uko twakwisanisha nabyo kugira ngo tutazahemuka. Ngaho tugere ku cya 10. Nta kindi dupfa nabo ku cya 10 n'agasigi bavana ku idini kandi bakiyita abagorozi. Nuvuga ngo ku idini ibihamya birahari, yewe ari ukuhaba birenga 100. Bivuze ngo icya 10 ntikivangwe n'ibindi kuko ni icyo gushyigikira ser entretien de prédicateur, ni icyo gushyigikira abagabura. Hari n'ahanditse ndetse ngo ovo n'imiryango yabo. Ubwo ibyo bihamya birahari. Abadiventiste bamaze kugwa barahembwe, yewe n'ibindi byinshi ntarondora. Noneho ubutumwa buheruka twe dufite abanya bitubwira ko tutazahembwa. Ubwo yenda ku batari banabizi ibintu muzabitandukanye. Ibitabo bya Madame White ubundi biri mwamo 2. Mwese murayazi? Harimo ibihamya hakabamo n'umwuka w'abahanuzi. Umwuka w'abahanuzi ni ibigera muri 7. Ari byo bakorana n'abahanuzi, intambara ikomeye, uwifuzwe byose, imigani ya Kristo, abami n'abahanuzi, kugana Yesu. Ibitabo nk'ibyo ngibyo n'ibyakozwe n'intumwa. Ibindi byose n'inzandiko n'ibinyamakuru za Reverend Hilary, za Susan Watchman, testimonies, ibyo byose byitwa ibihamya. Noneho inama duhabwa mu kubikoresha ibihamya ubikoresha witaye ku gihe n'ahantu byavugiwe. Ubwo n'ubutumwa bwatoranyijwe umuzingo wa mbere 35 igifaransa, 58 icyongereza. Ubwo se nta kindi wabisize niba kubikoresha witaye ku gihe n'ahantu byavugiwe. Ntabwo wita no ko byabwirwaga. Ahubwo ubwo naringiye kuvuga ikindi gihamya kivuze ngo muri ibyo bihamya harimo les témoignages personnels, hariho iby'umuntu ku giti cye, hariho iby'akarere n'iby'igihe. Ubwo ibyo biranditswe byose, ibyo byo numva ntarajya kurambura ibitabo, urajya bishaka ku ruhande rwe niwe ndabihereza. Noneho rero yenda mbaye nk'urugero rumwe mu gitabo cyitwa My Life Sketches handitswemo ngo ntihazagira umudiventiste musakari ngo ugure igare. Kiranditse. Ubwo icyo wagisomera muri Tanzania barya igare, bakanywa igare, bakambara igare, ariko ni Bugesera si igare. Ariko kigenje ute? Kiranditse. Cyabwiwe abantu ubwo igare ryari ryadutse barariguze ngo bakajya basiba no mu isabato. Ari ugukunda amagare gusa, umutima watwawe, arangije avuga ati stop, kugura igare kirazira.
ni Imana yari bimutumye kandi yari iri mukuri, ariko ntabwo wagisoma ku murindi, waba ugiye kutuvangira. Nanone wakizana ntumurwanye, ahubwo musobanura uko ibyo bintu bimeze. Noneho rero ubutumwa bwahanuwe nabasomeye ngo buzakora nk'uko bakoze muri 1844. Barahembwe, twe ntituzahembwa. Ubwo ngiye kubaha amapaje yacu rero. Ngaho barahembwe. Message choisie ya kabiri, Icyongereza ni 185. Ndarangije, muzasome n'ibindi. Haranditse guhembwa cyane, ndetse cyakora Abana bitarababwira ngo kwirukanka ku mishahara bizabahanagura mu rukundo rw'Imana. Arongera ababwira ngo nimuhembwa ngo imitima yanyu izagwa mu kaga ko kubura ubuntu bw'Imana. Ni ya kabiri 185 mu Cyongereza, 211 mu Gifaransa. Icyo gitabo nyine 206 mu Cyongereza, 235 mu Gifaransa, haranditswe ngo dans l'avenir, cyangwa se in the future, umurimo uzarangira mu kwitanga no kwiyanga, si uguhembwa. Ubwo ntimuri kubyumva buriya. Inama ku busonga, Icyongereza 303 kugeza 304, ngo twatangiye umurimo twitanga twiyanga, ngo badukuburira imyenda, dukora ibiraka, kumena amabuye, kwasa inkwi, ngo kugeza ubwo amabavu mu ntoki amenekamwe amaraso. Oni Madamu White asoza avuze ngo ndifuza ko uwo mwuka waranga abazasoza umurimo. 303 kugeza 304. Inama ku busonga, ubwo ni conseil économique, mu Gifaransa cya kera ni 318. Ubwo muri kubyumva. Témoignage ya 927 ni ya gatatu y'Igifaransa 353, haranditse ngo abakozi bakenewe muri iri soza ry'umurimo, ngo nabazi ko igihe ari kigufi, sababwiriza bahembwa, not for wages, nuko handitse. Ngo nabamaze gusobanukirwa ko igihe ari kigufi, sabo kubwiriza bahembwa. Ubwo muri makeya twebwe duhanurwa ko tutazabwiriza duhembwa. Bara bene data nabo babyemera gutyo, ariko ibyo bihamye baravuga bati n'ubundi uko icyacumi cyazigamwaga kikaba icyo guhemba baraba pasitori, reka natwe tukizigame kizakoreshwe n'umubwiriza butumwa gusa, nta mfubyi, nta mupfakazi, nta mpunzi bajyaho. Ubwo twe turavuga tuti oya, dufite ibihamya bivuze ngo umukene n'ibwiriza butumwa ni kimwe. Umukene, imfubyi, umupfakazi bajya icyacumi mu nzira ebyiri. Iya mbere ni ibyakozwe n'intumwa, ikigiro kivuze ngo abadiyakoni. Ni page ndabaha gusa. Ni ikigiro kivuze ngo abadiyakoni 7, ni page 90 ingahe mbe 89. Niyivuze ngo abadiyakoni b'itorero rya mbere ngo bari bashinzwe umutungo w'itorero muri rusange, bari bashinzwe amakene y'umuntu ku giti cye, ngo bari bashinzwe n'amakene y'umurimo muri rusange. Ubwo rero ukenye, kuko ni nacyo bashyiriweho muri Bibiliya yo murayizi, baravuze ngo twe nitwareka kubwiriza ijambo ry'Imana kwicara ku meza tugabura, reka tukomeze kubwiriza, dutora abadiyakoni 7 bakira umutungo. Uriya mutungo wo mu gihe cy'intumwa abantu ntibajya bawumva, ntabwo wari icyacumi n'amaturo kwabyo, oya, intumwa zatanze ibyazo birenze icyacumi, nacyo kirimo ubika abadiyakoni. Bawukoramo bwa mbere ngo usohoke wari ugiye guhabwa umupfakazi. Ni ibyakozwe nka 6, ubwo muhahuje n'ibyakozwe n'intumwa 432. 432 6 umurongo wa mbere. Iki? Ikinyarwanda 59. Ibyakozwe ngo n'Ikinyarwanda 59. Nuko. Ubwo ndi kwanga gusoma byose. Noneho rero uwa kabiri uhumukene, imfubyi, umupfakazi ku cyacumi ni wa predicateri bagihaye ngewe. Ni ministère évangélique 439. Ubwo rero ntako wakata ngo imfubyi ku kijya. Ubwo mwumvise 2 bagitanga, uwa mbere gitanga ni umudiyakoni, uwa kabiri gitanga ni ngewe muhaye icyacumi ngiye mwibwiriza butumwa. Haranditse ngo nzambika bambaye busa, mfasha baburaye, nubakira abatagira amazu muri amafaranga mwampaye. Ubwo rero niba nta kibafashisha si cyo kimwe se,
ni Minisiteri Evangelique 439. No, Icyongereza ni Gospel Workers. Ntabwo nakibuka ipaje kandi noneho kuri iki ndangize mvuze ngo isomo ryo mu gutegeka kwa kabiri 14:28. Isomo ryo mu gutegeka kwa kabiri 26:12 kuki muritesha agaciro. Bwa mbere Imana Aburahamu yashyiye icyacu umutambyi Melikisedeki Itangiriro 14:20. Bwa kabiri Imana ikigenera Abalewi ni ukubara 18:21. Bwa gatatu irongera irategeka icya 10 yagitegetse gatatu. Bwa mbere ni mu mwuka ntabwo twari duhari. Bwa kabiri irabivuga ni ukubara gihawe Abalewi. Bwa gatatu igitegeka bwa gatatu aribwo bwiswe bwa kabiri kuko hambere nta cyavuzwe. Ikigenera abantu bane ni umurewe utagira gakondo, ni imfubyi, ni umupfakazi, n'impunzi. Ubwo ni isomo rya Bibiliya. Nubwo bamwe bagirengagiza twe turihaye agaciro. Ngiye impamvu icya 10 kiribwa n'abantu ko ari bangahe? Ko ari bane. Ingingo ya nyuma. Icya 10 nta bindi ngiye mvugaho. Tujye ubwo mfite n'ibindi bihamya bivuze ngo umurimo w'ibwiriza butumwa ngo n'umukene birangana. Omem titre niko bavuze ngo biri ku rugero kandi koko kuko hari ibwiriza butumwa ry'amagambo hakaba n'ibwiriza butumwa rishyizwe mu bikorwa. Kandi Madame akavuga ngo irishyizwe mu bikorwa rizana umusaruro kuruta irishyizwe mu magambo. Noneho ndababwira ibihamya bajya bagoreka bitazabagora. Icya mbere kiri muri Minisiteri Evangelique kivuze ngo he kuzagira umuntu ngo wikoreshereze icya 10 cye ngo nubwo yaba ari kugikoresha ibisa n'umurimo w'Imana ngo azakijyane mu bubiko gikora umurimo cyagenewe. Ni mu kijiro kivuze ngo risage de la dîme. Icyo gihamya cyabwiraga umwizera urobanura icya 10 yarangiza nkaho yakijyanye ku mudiyakoni wakakikoreshereza. Ibyo birabujijwe ariko ntibibujije umudiyakoni ko arafashisha mu cya 10. Ikindi gihamya kiri mu gitabo cyitwa Ministère de la Bienfaisance. Mu cyongereza ni 279. The Welfare Ministry. Ni 279. Haranditswe ngo icya 10 sakagega k'abakene. Nuko cyanditse gusa. Kibwira nde? Madame White Imana yaramubwiye ngo nategeke buri mwizera ko iwe mu rugo ahashyira akagega atereramo twazafashisha abakene. None haza kubona bizera barobanura icya 10 nk'aho bakijyanye ku mudiyakoni bakagiterera muri ka kagega k'abakene. Nibo yabwiye ngo icya 10 sakagega k'abakene ariko ntiyabujije umudiyakoni cyagezeho kugifashisha abakene. Ubwo niho dutandukanira utagira ngo ni birebire nta bindi. Nubwo yenda mu makuru dufite byagiye biranavyara ibindi ariko nicyo ngiki. None nsoreze ku cyanyuma cyo ntaranatindaho. Uzo kuri icyo cya 10. Giye mfite icya 10 nkizanye kugitura. Cyangwa se kugitanga mu materano nkuko tubyizera tubisabwa. Nagira mu muhanda nkahura n'umuntu ukoze impanuka. Ngomba kumutangaho ubutabazi kandi nta bundi bufasha mfite cyo cya 10 nari njyanye mu materaniro. Ntabwo nemere kugikoresha muri uwo mwanya. Inzitizi ntizipangwa. Iyo zipanze urazitega. Umwuka wera azakubwira uko uzabikora kandi nawe urakuzi. Yipanze inzitizi uhamagara abadayimoni. Ariko nawe urabyumva nyine ko n'umwana yagisubiza. Uretse n'ibyo nkuko turabanura icya 10 se ntihari mwibara amafaranga gusa hari n'abafite ibyo kurya. Hari abarobanura ibya 10 by'ibyo kurya bakarunda iwabo akaba azinga ibisi ibyanjye ariko binari iwe. Hari n'igihe abwira umudiyakoni ngo wanjye hari ibiro 100. Ukumva n'umudiyakoni nani utelefone ngo muri bya biro 100 wambwiye ngo nohereje umuntu umumpereho ariko binayobowe n'umudiyakoni. Ibyo rero n'ubundi nicyo yabizama. Ibyo byo yenda gusinzitiza ntimugiye murapanga ngo bibaye gucya ngo wakikururira abadayimoni niko Madame yavuze. Ngaho ndangirije kuja muri vuze ngo Babuloni. Ubu turaregwa n'uriya mutwe ko twisi itorero Babuloni. Ntabwo waruzi uko bimeze. Ejo bundi babikubise no ku rubuga baratunyega cyane rwose ngo bakita itorero Babuloni.
afunguye urubuga rw'abagorozi nabi hari igihe afunguka hari igihe afunguka urwabo byarambabaje ariko n'ubundi biranansetsa hari igihe umwana akora ibintu byageraho gaseka bantu b'Imana kuri iyi ngingo namwe mwagisubiza iyi torero ryatoranijwe n'Imana rikaba riguye atakiri itorero ryo kubabwamo urisohokamo ryabaye ibi bintu bibiri icya mbere iyo ribaye Babuloni urasohoka icya kabiri iyo ari Yerusalemu yagoswe na Babuloni urasohoka nta rindi torero basohokamo ubwo mwanyumvise buriya Yeremiya 51:6 ibyace 18:4 numva irindi jwi rivugira mu ijuru rivuga riti bwoko bwanjye nimusohokemo aho ni muri Babuloni nimuhunge muve muri Babuloni umuntu wese akize amagara ye muticwa muhowe igicumuro cyaho kuko ari igihe cyo guhora kuwiteka kandi azahitura ibihakwiriye itorero yari baye Babuloni ubwo bawemerewe gusohoka noneho rero iyo ari itorero se ryari iry'Imana bwite ryaratoranijwe bizwi jya usohokamo ryari ni Matayo 24:15 nimubona ikizira gihagaze ahera muzasohoke ikizira ni Roma ariyo Babuloni ya none ahera ni Yerusalemu ari ryo torero rya none umuntu aba yemererwa gusohoka undi murongo ni Zekariya undi murongo ni muri Zekariya bose erega ibintu biri mu buhanuzi bikwiye gushyirwa ahagaragara bivuze neza ko Babuloni dusanzwe tuyizi ko ari Roma none igose itorero rya none reka tuvuge ubu bugorozi duhagazemo Roma ibugose ariko itaburimo wasohoka ubwo kubugota keretse niba uvuze igose ubudife iriya oya naha nubona natwe twagize abasukuti ukabona natwe turi gukora misa y'abapfuye ukabona natwe uzavemo ntabwo tuje kuzirikirwa hano n'igihe habaye habi uzavemo n'icyo ubwiwe ntabwo ari iriye ndi kuvuga n'ahandi hariho hose upfa kuhabona nubwo yaba ari imwe ya Roma kandi yemewe hawe agaciro teka urugendo sinzi wenda mu cyigisho cy'intambara ikomeye cyigisho cya mbere cya ya Yerusalemu ngira ngo kuri iki gice cy'Amatayo wenda bavuga ko igihagaze niba iri somo rusobanura sinzi niba igihe bagotaga Yerusalemu niba rero ndabyo twashushanya nibi turimo ndabizanye nibyo ngiye gusobanura sindanarangiye nayo ngiye gushyiraho undi murongo ni Zekariya 2 umurongo wa 11 mu zindi biriya ni 7 zimwe za kera yewe Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni irukucike iteka ryose aho muzumva Siyoni n'abeza baba mu itorero Siyoni babivuze abeza bibera mu itorero none yewe Siyoni wicaranye n'umukobwa w'i Babuloni irukucike ubwo mbese nisohoka ubwo kubyo uyu mwene datarira abajije Yerusalemu ni itorero kugotwa na Babuloni ni igihe ryari rigoswe n'Abaroma ubwo bigereranya inyigisho z'i Roma zizaba zinjiye mu itorero biriya mvuze byabereye i Yerusalemu mbifitiye igihamya ni témoignage ya 8 page ya 67 haranditse ngo Yerusalemu iriya yarimbutse ngo igereranye ku itorero rizaba nirimara kwanga umucyo ryohererejwe n'ijuru mwanyumvise buriya iriya yarimbutse biriya byabaye inkuru tukibara nk'amateka igereranye ku itorero rizaba kandebe page ntibeshya ni 8:37 ariko témoignage ya 8:37 nibyo Jerusalem is a representation of what the church will be if it refuses to walk in the light that God has given. Yerusalemu iriya igereranya ikitorero ubwo n'abadive bari kuvuga rizaba cyo nirimara kwanga kugendera mu mucyo ryoherejwe n'Imana yo mu ijuru. Ubwo ibihamya dufite rero byinshi ntarasoma nuko ryawanze. Ubwo ni 37 témoignage ya 8. Ubwo ariko bavuze byinshi ngiye ntabwo nabisomye. Bavuze na byinshi baruze ngo nuko ngo bakristo bazaba bari ngo bazabasabwa gusohoka ngo icyo kora ngo no kuyiririra. Ubwo ibyo byose rero ntabwo ari ukubivuga ari ukubipapira ahubwo biranditse. Noneho rero
iyo uvuze ko abadive batabaye Babuloni warangiza ukabasohokamo uba usabwa kwihana ugasaba imbabazi ugasubiramo bakakubatiza nta handi basohoka. Size mwanyumvise buriya ni ukwihana ukabasaba imbabazi cyane ko wabandagaje ukabasenya ukabamara imbaraga ukagenda bakakubatiza. Kandi koko aho babivugiye bari abahungu umubare munini wasubiye mu badive kandi koko ntiwari kubura gusubirayo. Nicyo cyazanye ibice bibiri muri byo ndabivuga kuko ndavuga ibyo muri tragedy ntago ndajya muri byinshi ndavuga utuntu dutatu ingingo tuyisoza. Iby'ibihamya n'ibiki namwe muzabyishakira ndabarangira icyakora. Hahise haboneka bizera nabi nabavuga ko itorero ritabaye Babuloni ngo rivuga muri amutwe. Haboneka n'abababuloni ubwo kiba kibaye ikibazo. Abitwa bizera nabi ubu tuvugana bacitse nk'ikindi gice. Cyari kuvuga ngo none niba ritarabaye Babuloni twaribiriyemo iki kandi ni ikibazo cyumvikana n'umwana yakibazo. Mubabaye abavuze ngo ribaye Babuloni ari bo biswe abababuloni baravuga ngo noneho niba ribaye Babuloni dushobore twe kubaho tutagira byose byari biranze abadive tuba abadive nimero turuwa. Ubwo baravuga ngo tugire perezida ubara mutoye perezida wa conference tugire diviziyo bagira aba perezida b'amadiviziyo ahantu bagira diviziyo icyicaro gikuru kibi Kibumba cyari igicanga ubukimuriwe Kibumba. Ndi kuvuga amakuru y'imvaho. Barangije twubaka amashuri biranditse ubwo kandi twebwe ubugorozi uko twahanuwe ziranzego ntituzazigira kandi ziranditse. Ubwo ni témoignage 2 testimony 2 ministers page 300 n'ibyaduka 205. Reka mbabwire ko Uwiteka azarangiza uyu murimo we uheruka mu buryo bunyuranye na gahunda yari isanzwe imenyerewe. Ubwo ku idini ryakoze twe tuzakora ibinyuranye nari izo nzego ntituzazigira dukitore ku kibanza cy'intumwa. Nta mashuri tuzubaka biranditse mu byaduka 206 ngo aya mashuri ngo yashinzwe n'Imana ngo ntimukayasuzugure ngo ariko mu murimo uheruka ntabwo Imana izayakoresha. Ubwo none iby'Imana itazakoresha twakubaka ibindi uhuye. Ubwo bati bamuguriye n'ipikipiki ubu hari induru zo kumugurira perezida wabo hari induru zo kumugurira imodoka zabaciyemo n'ibiti. Ubwo ibyo byo kambyihorera biraje rero harimo abifumbase babuze iyo bajya babura niyo bava bahagarara hagati n'ibindi ntavuga bibi cyane byabaye. Niko bizagendekera abantu bose batajya bicara ngo bari ku mwuka bigisha. Ejo bundi umwe muri bo niwe wampamagaye ati ibintu biradukomereye uzanyihera uduhamya da nta abantu uzaze duhurira mu ruhengeri ndamuvuga izina ndamusobanurira ariko abana b'Imana muzaruha kuko ibi murimo kugeza ubwo urajya gusaba ibihamya mubanze kuko twe muratwanga muranadusenya nibi bizabarushya rwose ngo ariko ngo ntacyo mwihangane tu ngo ngiye kureba ngo nzakubwira. Ubwo aragenda arabyimcyuruza yigije ku radio ejo bundi undava yirukanka aramusenya ku radio bajya mu mpaka mu bigogo banyuraho nabahaye amasaha nkane mu ruhengeri ndabasobanurira bya bindi bahaye barabiburanisha baratsinda bacikamwe igice. Ubu yaraye ku telefone ambwira ati nanjye banciye tibanyise igiporigami. Ubwo rero muri makeya ngaho kambisomera utuntu dutatu gusa ibindi muzakora ubushakashatsi. Mu nkundire nkoresha y'Icyongereza niyo bigaragaza neza. Muri ubu muri ubu bukristo bwacu Babuloni ya mbere ndabara mu gihe cya gikristo ni Gatulika byabwirijwe n'abavodo ni Great Controversy 35 ni ikigisho cya kane kivuze abavodo the Waldenses ariko kakonda gasoma ngo bari bafite ukuri kutavanze nk'ikinyoma. They declared ngamwumva kakandi ubwo n'abavodo cya kane they declared the Church of Rome to be apostate Babylon of the apocalypse, and at the period of their lives they stood up to resist her corruptions.
ngo batangaje ko itorero ry'abagatolika ry'i Roma ariyo Babuloni yahakanye yo mu byahishuwe, biteguye kuhasiga ubuzima, bavuga guhindana kwayo. Ubwo Babuloni ya mbere yo muri iki gihe cya Gikristo ni abagatolika, umubwiriza wabyo ninde? Ni abavodu. Ubwo aha turahavuye. 383 383. Aha ni ibyaje 17 bari gusobanura. Mu ruhanga rw'afite izina ry'amayoberane ryanditswe ngo nyina wa Babuloni ukomeye, nyina wa bamaraya, kandi nyina w'ibizira byose byo mu isi. Baravuze ngo Babuloni ivuzwe ko ari nyina wa bamaraya. Udukobwa twayo nta gushidikanya tugereranya amatorero yizirika ku nyigisho n'imigenzo byayo, kandi akabamba ukuri kugira ngo agirane ubumwe bupfuye n'isi. Ubutumwa bwo mu byashe 14 buvuga ibyo kugwa kwa Babuloni burerekeza ku matorero kera yeraga. Uyu ni Mireri, ni byashe 14 murongo wa 8. Uyu ni Mireri, burerekeza ku matorero kera yeraga, ubu akaba yarahindanye kubera ko buzongera kuvuga mu minsi iheruka. Ntibuvuga itorero gatolika ryonyine riguye hashize ibinyejana byinshi. Oya ni 21. Ubwo Babuloni ya mbere twayivuyeho ni umugatolika ujyamye hasi. Umubwiriza wabyo ninde? Ni abavodo. Babuloni ya kabiri ni abaporoso banze ubutumwa bwa Mireri. Umubwiriza ninde? Ni Mireri. Kugira ngo agukure mu rujijo aravuze ngo nimvuga Babuloni iguye hano ni amatorero kera yeraga, none bune akaba yarahindanye. Ntabwo ndi kuvuga gatolika iguye hashize ibinyejana byinshi. Ubwo aho turahavuye. Tuze kuri marayika wundi ari we vugurura n'ubugorozi. 306. Ni icyigisho cya uretse nyigereho, ni icyigisho kivuze ngo the what ni cya 38, the final warning. Icyigisho cya 38 ni 606 kugeza 607. Iki cyigisho abagisomaho gitangirira ni marayika wundi wo mu byahishuwe 18. Ibyaduka 209 ni marayika wundi ugomba gukurikira abadive. Kuniko aranditse ngo ubutumwa bwa marayika ugomba gukurikira uwa gatatu muzi ko ari abadive. Nuko noneho rero 209 ubutumwa bwa marayika wundi ugomba gukurikira uwa gatatu. Thousands nabihereye hagati bavuze ko ubutumwa buzabwirizwa ngo igihe kigeze, ngo buzabwirizwa n'abasizwe n'umwuka wera, sa amashuri bazaba barize, ngo theology ivuyemo muri twebwe. Bavuze byinshi rero ngo iyo miburi ikomeye zakangaranya imbaga, ngo abantu 100,000 batari barigeze bumva ibisa bityo. In amazement they hear the testimony that Babylon is the church, fallen because of her errors and sins, and because of her rejection of the truth sent to her from heaven. Muguta abantu 100,000 batari barigeze bumva ibisa bityo, bazumva na gutangara ko Babuloni ari itorero riguye rizize ibyaha, amafuti no kwanga kwakira umucyo ryoherejwe n'ijuru. Ubwo noneho gatolika yaraguye, abaporoso baraguye, marayika wundi wivugura n'ubugorozi mu nyandiko za kera 277 ngo araje avuga ibibi, avuga n'ibibi byinjiye mu itorero kuva mu 1844. Navuga ngo Babuloni iraguye, haguye abaporoso bo barajyamye, hagwa igihagaze ntihagwa ikijyamye. Ntiharaga umugatolika, nta mugatolika kugwa none yaraguye, nta muporoso uri kugwa none yaraguye, haragwa icyari gihagaze ni itorero, nta rindi n'abadivatse munsi bakari. Iyo bibabwiye rero bahita bakubwira ngo ngo itara ntiryaba, bagasomana bya bihabye bya bindi dusabwa gusoma twitaye ku gihe naho byavugiwe. Bakazana ibyabwiwe Setantoni mu byaduka, bakazana ibyabwiwe Setantoni muri message ya kabiri, bakazana ibyo muri temoignage ya kabiri. N'umuntu umwe wari wabaye umwaka abita Babuloni kandi atari Madame taramucyaha, ariko agakote wambara gufite imyaka 2 wakakwambika none ntikagukwira. Byabavuzweho hari beza, ubundi byabakwira ni babi. Ngibyo nguko abadive babaye Babuloni. Dore mbabwire itorero rigirwa Babuloni n'ibintu bibiri, ni ukwihuza na leta no kwihuza n'andi madini. Iyo bamaze kuba Babuloni benga inzoga zi Babuloni n'eshatu zinarenga, ni imyuka y'abapfuye bizera kudapfa kwa roho. Uba abadive bakigeze kure. Icya kabiri ni isabato
mpimbano berereza ntibaragikora beruye. Icya nyuma ni rejection de la vérité, gutukuri. Ingingo z'ukuri bataye zo ntizigira ingano. Ngize inzoga z'i Babuloni. Ibi bagira Babuloni byararangiye, inzoga z'i Babuloni bazigeze kure, nta yindi mpamvu. Ubwo rero kudusebya ngo twise itorero, abataragiseyo nibasubireyo. Ibi bibiri bigira itorero Babuloni, no kwihuza na leta n'andi madini. Ubwo ni tragedy niho nibuka ni 414, ariko ni y'icyongereza ni 383. 383. Bitatu ni inzoga z'i Babuloni. Ni ubutumwa bwatoni umuzingo wa kabiri page 78 y'Igifaransa. Icyongereza sinzi ngo ni kangahe. 78 y'Igifaransa. Ni Isabato y'impimbano, ni l'immortalité de l'âme, cyangwa se kudapfa kwa roho. Ubwo n'abantu bacu ntibajya bamenye ngo kudapfa kwa roho ni iki. Ni ukwizera ko wapfuye hari icyo yagukorera, cyangwa ko weho hari icyo wamukorera. Ibi biri muri kanuni y'Abadive. Aba bavuga ngo uwapfuye ngo nibamusomera amasomo make, cyangwa ngo nibasoma amasomo make cyangwa menshi ngo hakurikije imyaka yari afite. Urumva ayo masomo nayo ngo nakumuomba Mungu ili aweze kuangazia giza la kaburi, ngo basenge n'Imana ngo ibashe kwamurura umwijima uri mu mvu. Ibyo ugiye gukorera uwapfuye nibyo bita immortalité de l'âme. Icya nyuma ni rejection de la vérité, gutukuri. Ubwo rero namwe ubwanyu ntimubuze ingingo 15 watondeka ngo kuri iki mwanyuranije n'ijambo ry'Imana. Ngibyo ibituma itorero riba Babuloni. Umunsi bagiraga kanuni bari babaye Babuloni. N'urwibutso n'integuza go ku tariki ya 8 ukwezi kwa 10 igihumbi 1861 muri amo mashini birimo. Igihumbi 1861. Abadivantiste ba mbere baravuze ngo kugira kanuni nuko Babuloni, ngo twebwe ngo ntidushaka gutera intambwe nimwe mu byo dukora yatuma tuba Babuloni. Ngo bari mu mpaka ya kanuni. None ubu barayifite kuko icyo gihe bari kubirwanya. Ibindi bitabo byinshi baranditse ngo la maison de mon père est devenue prostituée, niko bavuze ngo mbega ukuntu umugabo wa data wahindutse maraya. Ibyo byanditse mu bitabo byinshi. Nuko twe twizera, naho tuvuze ngo si Babuloni ntitwabivugisha akanwa, twabivugisha ikirenge babona twagezeyo, kuko nicyo cyonyine kigaragaje ngo ubwo si Babuloni. Ubwo kubizera ibyo nge mbona ari ugutumutwe no kutagira icyerekezo mu byo wizera. Ndumva iyo ngingo ari cyo nayivugaho zose. Rero ubwo muri make ni muri make cyane turazirangije. Nimuhaguruke mukwire kw'isi, mubwiriza Yesu mukize imitima igiye kurimbuka. Nimuhaguruke